Ngiye kukwereka ikintu utigeze umenya hano muri Makadamu. Ikintu ngiye kukwereka ni ibintu bimwe na bimwe nyine utigeze umenya hano muri Makadamu, kandi ibintu bitandukanye, kandi ibintu tugiye twitaho cyane cyane everyday, kandi bikaba bifite umumaro. Reka mbereke icyambere. Icyambere tugiye tumenya no muri Makadamu ni zino video, izi ngizi zino za hano. Ahangaha haba hariho video enye, ikintu cyumve neza, haba hariho video enye, akantu ka hano yo kagisa icyatsi. Iyo gisa icyatsi, izi video ugomba kuzireba. None izi video, iki kintu mucyumve, izi video uko ugenda uzireba niko bagenda baguhereza uburyo wazamuka muri level. Nk'urugero, mu gihe video utazirebye, nta munsi n'umwe iki kintu ndi kubabwira mu kitegereza neza cyangwa se mu cyumve neza, izi video mu gihe utazirebye, nta munsi n'umwe uzigera ahangaha uzamuka muri level ngo uve muri bronze, kuko twese bitangira muri bronze. Ahanga muri bronze ujye hano muri silver mu gitageze ute mu gihe utarebye video. Iki kintu cyumve neza ngo cyako ino video tinda ijya mu bereke ibintu mutigeze mumenya kandi bishoboka. Ngiyewe ndagira ngo ibintu byose yembeshyira ku murongo, ubundi mbereke ibintu mwakagombye gukora kugira ngo amafaranga yiyongere, ariko mukaba mutabikora. Izi video nyinshi abantu benshi ntabwo bajya bazitaho bitewe nuko bavuga ngo nta kintu zimaze. Icyo gihe izo video niba utazirebye, nta munsi n'umwe uzigera hano uzamuka muri level. Kandi uzamutse muri level, niba wagendaga step 2500 bakaguriza 15, mu gihe 2500 bajya bikuba kabiri. Iki kintu mucyumve neza. Mu gihe ariko uri hehe muri silver, hari igihe utari muri silver ukaba uri wenda ukaba uri suri gatoya, ukaba uri hano umuntu uza muri silver offer. Ahanga muri silver offer naho amafaranga bagomba kwikuba papa. None iyo uri muri golden, naho amafaranga abarimo kwikuba. Ibaze none umuntu uri hano muri golden ngo bitewe nuko wanze kureba video none birangiye utagiye hara muri golden. Nyamuneka murebe video, zira video zo kwamaza enye, ntago ari video nyinshi, mugerageze mujye muzireba, ubundi mukorere amafaranga hano kuri Makadamu. Ikindi kintu abantu basigaye bakora ikosa, ukifata ukabona ahantu hari ibifaranga byinshi ahangaha, maze nawe ukagenda ukakanda nubwo banafite. Ahangaha ntabwo urimo kubona yuko handitse ngo UNICEF. Ahangaha ntabwo urimo kubibona, ntabwo kujya ubona ko handitse UNICEF. Ahangaha iyo hakanze, icyo gihe udukoini twawufite bazahita batujyana. Dore amakoini yawe ngara hano bari, amakoini yawe bazahita bayajyana bitewe nuko uzaba ufashije imfubyi. Iki kintu cyo mukiteho, nukora ahangaha uzafashije imfubyi. Aha reka mpave, nizere yuko warangije gusobanukirwa. Wasobanukiwe? Okay, niba wasobanukiwe reka dukomeze. Hari n'abandi bantu batajya bakora challenge, akagabo bakaba batazi ngo kano kagabo gasobanuye iki. Akanga karanga hano handitse ngo challenge creamed, challenge cream d. Ahangaha hari abantu ndi kubisoma bakabigana bibiri. Njyewe murabona yuko ngemaze gukora challenge ebyiri muri challenge 5, sigaranye ngo challenge zingahe 3. Ubwo ni challenge 3 gusa sigaranye kugira ngo izi challenge bampaye mbashe kuzisoza. Izi challenge rero ikintu zivuze, izi challenge iyo uzikora hari amakoini. Buri challenge ifite amakoini bayigeneye. Izi challenge njyewe buri challenge bayigena amakoini 25, 23. Iyo urangije batabayivivura, urabona ko bayivivuye nyine. Iyo urangije batabayivivura, ahangaha bari kunsaba gukira kuri map. Ahangaha iminsi 2 buri makoze, reka makore murebe, makoze nk'uko nguko batabanyuza kuri map. Hari abantu batazi ko map ihaba hano ahangaha kuri challenge. Dore ngaha buri nate nk'inanga kuri map, kabona akina azanshaka turi ahangaha kuri za map. Ahangaha utungutu ubundi ngakina hano kuri map. Ndizere ko n'icyo ngicyo umaze kugisobanukirwa. Ikindi kibazo murajye mugira, muhite mumbaza muri commentaire. Ngiye mba mpari, ndi umuntu wanyu, nta kindi kintu cyo kinzanya no kumbuga nkoranyambaga, mba naje kugira ngo mbasobanurire buri kimwe cyose ari kuri Makadamu. Ikibazo ugira uhite unsobanuza bashe kugusobanurira. Noneho ikindi kintu nabasobanuriraho, hari abantu usanga bari gukriminga ahangaha, bafata kano kantu bakagakurura bakakageza ahangaha, nta n'ikintu bakora, nta n'umunsi bagiye, nta na step yakoze. Icyo gihe bazahita bakwandikira no kuri step zawe. Ahangaha kuri step zawe bazahita bakwandikiraho 0 y'amatwi, 0 anzoleye, niko babyita ubundi. Icyo gihe 0 bazahita bayiguhereza, ubundi ucyure 0. Rero ahangaha naho iyi ni iminsi igize icyumweru. Urabona ko ahangaha turi kuwa mbere ngizi step zo nagiye. Uyu munsi kuwa mbere ngizi step nagiye. Abantu badasobanukirwa kano kantu akangaka kanka bereke neza. Aka kantu abantu batanasobanukirwa
reka nkabasobanurire. Kano kantu akamuri kubona ni igihe cyose wahereye ifungura makadamu, noneho ugafata akangaka ka hano ukagashyira nuko ni inshuro zose barabikoze nyine kuriya. Iyo ubikoze nka kuriya bataba kwandika imibare hariya hejuru. Ubwo ngiye maze gukriminga inshuro 91. Ni inshuro 91. Ubwo navuga yuko ari amafaranga nyine nabaciye gufataho akazajya ahita ahangaha hejuru. Mbese aka kantu iyo ngakoresheje akangaka iyo nagakoresheje bataba kwandikira ahangaha hano hejuru. Ubwo nizo nshuro umaze gukora, kandi buri munsi ku munsi uba wemerewe gukriminga inshuro imwe ku munsi kugira ngo bakwandikire hejuru. Wakriminga inshuro 1, 2, 3, 4 ariko bakwandikira inshuro izi ngahe imwe gusa nizo bakubasha kukwandikira. Nize ko iki kintu mwagiye kucyumva. None nawe ushaka video ntabwo nifuza ko video ndende kugira ngo banyuremo vuba ibaze kuba utakoze subscribe, ibaze kweri waba umwana mubi uramutse utakoze subscribe n'ukuri. None kiri kintu abasobanuriraho rero ni abantu ntabwo yakina zino game. Izi game ntabwo byazikina. Kuki izi game mutazikina? Izi game nazo ziri mu bintu byihutisha ko ugomba kubona amafaranga. Ko ugomba kubona amafaranga hano kuri makadamu. Kuki zino game mutazikina guys? Reka mbareke. Okay, ikindi kintu ikibazo ugire utumbaza muri commentaire. Nushaka kumbaza ngo ese ubikuza mu gihe kingana gute, mbese bigenda bite? Ibyo byose ni ibibazo mbari kugira ngo bakopeze ubundi mumbaza hano muri makadamu. Makadamu ifite ibintu byinshi papa, byinshi bitandukanye, byinshi ariko rero niba utari kumbaza sinzi aho herereye, ngewe mba mpari 5 wanyandika kuri WhatsApp, nomero ngendaza kuyipininga muri commentaire cyangwa se mbashe kwishyira mu busobanuro bwa video hasi muraza kuyibona. Ukeneye kumbaza witunyandikira. Ukeneye gufungura makadamu bwa mbere nawe tumbwira hejuru, aho hejuru mbafite video y'ukuntu ufungura makadamu step by step. Hari abantu bari gufungura no makadamu bajya gushyiraho code verifier muranyanganira, code verifier cyangwa se code ituma bagohereza 1000 cy'inuze cya coin, maze ubundi batamaje kumbaza ukabona ibintu babyishe. Washaka gushyiraho code cyangwa se ugashyiramo code itariyo, kubona cya 1000 urakibuza. Icyo gihe iyo waragiye kuyifungura utambajije cyangwa se utambwiye utakurikira video yanjye, icyo gihe ibintu birapfa. Niba ushaka rero ngo nkwigishe cyangwa se ngo ufungure makadamu uburyo utangira nyine step by step kugeza ugeze no kwa makoini ziyanjye, icyo usabwa ni ukunyandikira kuri 0788 20 11 8 0788 20 8 ugatunyandikira ubundi ngatamwereka uburyo ujye gufunguramo makadamu intambwe ku ntambwe kugeza igihe uzahemberwa. Uko ukora niko amafaranga yongera, uko ukora gakeya niko amafaranga yagenda gake. Niba rero nimurika 5 kuri 5 gwino maze ubundi nkwereka uburyo tujye gukora amafaranga kuri makadamu. Niba udahari, niba bijyango bitakurimo, ubwo wasigaye ntagiye uzigira ukorera amafaranga hano kuri makadamu. Ciao ndabakunda rero, mbaza ikindi kibazo cyase nyandika muri commentaire umbwire ngo ikindi kintu natenga gukora hano kuri makadamu. Ni kuri makadamu gusa. Itunyandikira maze ubundi tubane mu zindi video. Muraza kunyangana narabuze ariko nyine ni ibibazo bitandukanye biba byatumye mbura. Nushaka umbwire ukorere video y'ukuntu ushobora kwandikira makadamu mu gihe wagize ibibazo runaka nko kubikuza cyangwa se mu gihe urimo kwifungura bikanga, mu gihe urimo gukora step za kubana nago ziri kuvaho ziri. Ibi byose ni ibibazo bigenda biba muri makadamu. Nyandikira mpite ngufasha. Ciao ndabakunda. Mureke tubane mu zindi video. Ndabakunda. Ciao.